ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. nta muntu ujya umenyera wambura uburuwe. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izajya ica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Afande rero ngira ngo wenda nkuko nari nabibabwiye ntabwo byoroshye kuba Latifa yari kuva hano akaza kwita. Rero ko bamwemeye kuza kumutwara biranshimishije cyane rwose kandi ni iby'agaciro. Nibyo birashoboka ko atashoboraga kuza bitewe n'ibyaha yakoze uko biremereye, ariko iyi saha nyine ni ngombwa twizeye. Ahubwo se arahari rwose kandi turanamutunguye kuko ndabizi neza ko nta kintu na kimwe azi. Yagombaga kuzaza ejo ariko numvishe nta gahunda yo kuba yaza afite rwose. Ndavuga reka mbahamagara ahubwo muze mu mutware. yahugize neza rero icy'ingenzi wamumpamagarira kandi nkamutwara n'inzira. Latifa wino niwe witwa Latifa? Yego. Okay, njye nitwa Fanderoje, nkora mu nzego z'umutekano. Guhera none aha rero uri mu nzego z'umutekano ku byaha wakoze by'indengakamere. Isaha rero tugende kuri station. uretse gato Latifa, nyine urabizi yuko nta kindi kibazo kidasanzwe dufitanye rwose bana wa mama. Urabizi neza yuko nta kintu kimwe ntakoze, sibyo? Urabizi neza ko nta n'ukundi kuntu byari kugenda rwose. Reka wemere bagufunge kubera ko nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo wowe na mama wawe muzagira ibyo mwemeza imbere y'amategeko. Ntabwo mama wawe bamufunga wenyine. Ikindi kandi na mama wawe yafashwe kuko nawe mugiye guhura. Nta kundi kuntu byari kugenda. Reka babafunge tuzahurira imbere y'urukiko maze ubundi babakatire kuko mwaramemukiye. Shaka kunda kwitekereje. Mama reka ntabwo nigeze mbibona. Yego. Kese mba ko dufite akazi kenshi rero. Cyane pe. Shaka uri keza, urabizi? Murakoze. Ntuzirye. No. Ubwo rero mbwamba bw'ijambo riri kumfasha abantu mbwira riko gufasha. Okay. Jye riri kumfasha. Nibivuga ngo hahirwa abakene mu mitima. Kuko ari bazaraga ubwami bw'ijuru. Hahirwa abicisha bugufi. Yego. Nakuze cyane. Ubwo ngenzwe cyane wowe. Kambanza. Jye riri kumfasha muri ino minsi rero. Nirivuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Nta muntu ujya kwa data atamujyanye. Kubabyemera. Naho tugezeho. Bigufasha we n'iri. Mama ngiye nkurikije ibibazo
ubu turimo n'ibibazo mpaka. Karibu. Urwamagana Ça ni kesi. Ni sawa. Hey. Bari kuguhamagara. Umurwayi usegereye kujya. Ikibazo gihari nyine ni uko nta muntu wo mu muryango we n'umwe ntabasha kubona kuko nta telefone afite nta cyangombwa na kimwe ubwo nyine urumva ko ari njyewe ugomba kuba muri hafi nyine igihe cyose wenda kugeza akize. None se biri grave se? Birasa ukwiriye kuvunika. Twaragukosheje, yego turi abanyabyaha pe, wenda twakoze byinshi bidakwiye kubabarirwa, ariko njyewe nka mushiki wawe, njyewe nka Latifa ntabwo nari nzi ko wenda hari icyaha wowe birasuka tubabarira. Niba koko bigeze aho dufungwa, bigeze aho birasa twabanye mu nzu imwe, birasa wanjyanye ku ishuri, birasa wandeze nk'umwana, wandeze nka mushiki we, anjyana imbere y'inkiko. Ntacyo ndi buburane nacyo, nta nubwo ndi bubihakane. Ndi umunyabyaha, ndi umufatanyacyaha. Icyo bari bunsabe cyose gukora ngenda cyemera. Bankatira kuba muri gereza imyaka yanjye yose nta kibazo, bampa imbabazi simbizi, ariko sinzi ko bashobora kuzimana musaza wanjye yarazinyimye. Nakoze ibishoboka, nagusabye imbabazi, nitandukanyije na mama yarambyaye, yarandeze, yaranyonyeje, nza ku ruhande rwawe birasa, ariko byose nta na kimwe wabonye. Niba kunezerwa kwawe no kugira amahoro muri iyi si n'imbere y'Imana ari uko wanjyana muri gereza, afande munyambika amapingu. Reka tujye kuri station. Ubwo haramutse hagize ikindi kintu gikenerwa, yewe nabizana rwose nta kibazo. Yaba imyenda ndetse n'ibindi byose byazakenerwa. Kandi Latifa wihanganira gukundira umushiki wanjye wagize. Sibyo? Ikinga tuyafanye. Yes. Akuze cyane none bw'umugisha. Sigaye. Hari ibanga ntigeze nkubwira. Niba kuzabaza mama Rwera. Ndanari kubwira uzasobanukirwa. Ibyo ngibyo nta mpamvu. Hano ko twakwirirwa tunabitindaho nta mpamvu. Ibyo byihorera rwose. Akomana. Kubera iki ibintu byakomeza kumbaho koko? Latifa nawe kuko ntangiye kuba mufite agahinda. Latifa urumva nari kujya mu muhanda w'igitaka, ubwo birashoboka ko yambutse nyine atari yabanje kwitegereza neza, so namuhusheho gatoya kuri dorotrovizeri nyine ahita agwa mu muhanda aho ahantu hatameze neza, ari ibintu by'ibitaka, imicanga.
ubwo nyine nta kintu nakoze nahise mujyana mbasha kumwitaho ndamuvura n'iki ariko kureba byanze ntabwo ari kureba gusa ahandi ho bameze neza nta gikomere nagerageje no kumunyuza muri sikaneri hose umubiri wose umeze neza ikibazo ntabwo hose Nonese ntabwo ari kubwira ahantu uturuka nta nubwo ari kubasha kuvuga n'iki nyine bisa nkaho agifite nyine guhungabana n'iki so akeneye nyine kubanza akaruhuka ahubwo bashaka niba bishoboka mugira ibintu muntunganyiriza nsubireyo ibyo nta kibazo turabikora ahubwo se nyuma y'uko wenda yamera neza bizagenda bite tuzaba tumenya ibindi nyine ubwo tureba icyo twakora gusa nyine kuri ubu icyo akeneye ni umuntu umuri hafi niba ari icyo kurya bikibona icyo kunywa n'ibindi ari gukina kurumva ntabwo ari kureba Nisi basi umeze neza njye meze neza ntari I know physically but mu mutwe se basi ni stress nyine no bitewe n'utwo tuntu ariko ntabwo bimeze neza don't worry thank you for asking ubwo rero reka tube tugiye gukwakwanya uwo umuganiriza ikintu ko tube tubikura kwa byicyo dutunganya nta kibazo mama nta cyangwa ureke njye mbikoreye ugende ngo ufashe dukwakwanye vuba vuba dushyushye n'amazi yo koga si ubwo aragera kwa muganga biracyari nta kibazo ibyo kurya gakoma n'imyenda yo guhindura murebe muri garderobe murebe imyenda amakabutura amasengere ibintu nk'ibi mushyire muri baga byose gusa barabimenya ibimukwira nta kibazo imyenda yose si imwe ntabwo ari umuntu mukuru cyane ntari iyo mfite nawe yamukwira ndetse Kirere uyu mugore umugaruye muri urugo rwanjye kugira gute njye ntabwo mushaka muri urugo rwanjye kabisa nk'ubu gusa umugaruye kugira ute koko ariko rero uyu mugore yambwiye ibyo numva ararengana na Latifa yewe yampamagaye kuri telefone ambwira ko rwose urimo uramurenganya ko ibyo bintu nta na kimwe abiziho nk'ubu ntabwo mama muri kora ko mushaka ko mvuga nabi n'umwana yumva koko birasa wivuga nabi ntabwo ari ibibi bingenza ahubwo Latifa hari ibanga yari yarambwiye umva nkubwire mama rwera sibyo njye nta muntu ujya untekera umutwe sibyo narakubwiye ngo simushaka mu rugo rwanjye kubera icyo ukomeza kwikura mu rugo rwanjye ibintu byose mwakoze ndabizi reka kandi njye mbiha n'agaciro ibintu byose mwaboneye ndabizi mbiha agaciro oya ntacyo reka nkubwire iryo banga Latifa yambwiye ubundi nongere nigendere nta kibazo ibanga ukuri nta kibazo pe mbwira nta kibazo ngo ni ibiki mbwira nyine ayo mabanga y'uburyo we nabo mukorana nyine menye ibyawe nabo nyine mbwira ayo mabanga menye ibyawe nabo uraciza gukorana nabo ni gute nakorana n'abantu bari guhigwa koko naho bangira ubwenge koko nakorana n'abantu bari guhigwa na polisi uwo domina ntawe nzi Latifa yamumbwiye mu magambo gusa ntawe ndahura nawe iryo banga ngo ni ibanga ry'ibiki nyine Latifa njyewe yari yarambwiye ngo umunsi nzabona bamujyanye nyine bamushyizemo amapingu ngo aribwo nzakubwira iryo banga ceceka rwenga ceceka ibanga yambwiye yuko ubwo burwayi ufite sino nuko muri aba yakamarika byagenze bite mama wawe yanetesheje ese niwe wakushyizeho utwo tuntu twose ahantu nari ngiye kujya ariko nyine byarangiye bipfuye n'ubundi nawe ugiye kujyayo hari umushuti wanjye twari tugiye kubonana kutabimbwiye naguhamagaye telefone yawe ntabwo yari iriho igihe rero nongeye kuguhamagara nari mpangayitse ariko ukimara kuvugana na Kesi it's okay nari Kristo tumeze neza Imana ishimwe meze neza nari thank you ufite sani ese ubundi niwamerekeza tukajyana ku kazi oya ntabwo mfitanye gahunda na mama na Kesi
twari tugiye kujyana mu masengesho. kandi koko nta nubwo nabyibukaga, ntari ndabyitaho, ibisigaye nta kibazo. I love you. Love you too. Uvuze? I love you too. Okay. Wari wumvise iki? Nari nabyumvise, nuko nashaka kongera kumva bisubiramo. Wait. You look good. Really? Yeah. Tubanye akantu ka stress nuko washutse iminwa. Nyine ni iri zuba nyine n'iki, nta nubwo mperuka kunywa amazi mu gitondo, ariko nta kibazo. Uzanira amazi? No. Kubera? Ndi kureba wowe mba mfite byose. Ako mama wari yagiye. Wasanga yagiye muri ya masengesho cyangwa Ubundi reka mbabaze muri mu biki aho mwahereye. Mama gusura njye? Arya. None se papa ari kwikora ibiki? Nyine umware nyine ntamwari ntawari. Nawe rero ninde udahari? Mama wawe nyine ntawe. Reka nkubwire buriya numvise nshaka ko tuganira ariko nyine ni n'ibintu wenda ushaka kubusangiza cyangwa se ukeka. Ibikize? Reka buri mpamvu twicaye no hanze nagusabye ngo twicare hanze. Buri iyi nzu yiriramo ntuyivugiramo. Uruzi ko haruzi ko ushobora kuvugira mu nzu uri inyuma y'inzu akakumva utamubonye, ariko nk'ubu twicaye aha hagaragara nta watwumva. Mufite icyo kibazo? Domina ntabwo muzi. Winde? Inde? Nyine ya Domina turaziranye kera, nako nyine ni amaraso y'ubuto cyane, nyine baca umugani ngo ukize ubuto nyine arabubagira ku buryo kugira ngo njya mumva nyine ko se reka papa buretse gato Domi weho na Domina kuri wowe Domina umuzute ku buryo ibyo tugiye kuvuga kano kanya bigiye kuzamo Domina kanono nkubwiza ukuri izina Domina. Wa undi wambwiye ega Domina yize ibintu bya fayi, nanjye niga muri serayi imbere yuko njya mu kijandarume. Ko Domina nyine biza kugera kuba ngombwa nyine ko ni iminsi bujya niyigena Domina aza kubyara umwana. Amubyaye se bigenda gute? Wa mwana Yewe undi bya bindi wazaga kumbaza. Papa abizi uti ibintu by'umwana wa Domina. Papa Domina ibyo byo kubyara bye ubijemo gute? Musobanurire. Ntabwo ari ikintu umuntu yapfa kuvuga nyine mu buryo bwose, ariko Domina nyine se uwo mwana nyine urebye uramuzi se? Tugize rero amahirwe papa amuzi. Papa uramuzi? Uwo mwana nyine se nyine bijya gutangira byose nyine nibyo nandi kubwira. Papa ko numva uri kudodobekanya amagambo bijya gutangana ku Domina amaze gutwara inda nyine nibwo hari umuti ugomba kukuvura. Uwo muti rero ugomba kukuvura ngo ni umwana w'umukobwa uwufite, ariko umwana w'umukobwa uwufite ntawe Latifa yambwiye kuko nawe ntawe azi. Yarambwiraga ngo niba ari Latifa uwufite, niba ari undi muntu mufitanye isano, gusa nyina yamubwiye ko ari umwana w'umukobwa nyine uwufite uwo mu muryango wanyu. Ibyo bintu wamugani si ugutubura murimo, umwana se atagusobanuriye ahubwo ko ari umwana bwoko ki? none se wowe ibyo turimo turavuga nyine ntabwo uri kubyumva wowe. Ese karako mbabwiye ibyo Latifa yambwiye koko. None se ubwo reka kubaza ikintu kimwe kandi umpabare umufasha ntansubize. Ni gute wowe ubwawe uza ugafata ibintu nk'ibyo ngibyo ukaba ubizi mu mutwe wawe, warangiza ngo uzaza kubimbwira ngo uko Latifa bagiye kumufunga? Kuki utabimbwiye mbere yuko bamufunga ngo mbimubaze nawe abinsobanurira bisubiremo, ukaba uje kubimbwira nuko ibi byose birangiye? Birasa nabonye uburyo Latifa ameze pe. Latifa yasabye imbabazi inshuro nyinshi, bigaragara ko ari nyina wamukoreshaga biriya bintu.
none se ubwo urumva uvuze iki muri make ari ibyo yakubwiye ntabyo uvuze uvuze iki muri make kuvuga ngo yambwiye ngo ibintu urumva atari ibintu uri guhimba nese ko ibyo ngibyo ari byambwiye ko ari byo nzababwira murajya mbabwira ibyo atambwiye koko reka twe kubitindaho ndabizi yuko ikibazo nagize ari uburozi narozwe na nyina wanjye nyine ngo niwe wakuroze niwe wakuzinze ariko mfite icyizere yuko ibi byose bizarangira so ngaho natubwira umuti yamubwiye rero none se ko atari kubidusobanura umuti ni uwo mwana w'umukobwa uwuhe tuzamushakira he ninde se umuti umwana w'umukobwa wose tuzabona tuzamenye ko ari ufite umuti se karanuko yambwiye Latifa yarambwiye ngo umukobwa ugomba kuvura birasa nawe ntawe azi niko nyina nawe yamubwiye yaje kubyara umwana ariko nyine biza kwa ngombwa ko umwana amuta mu musarani ngo biba ngombwa niko nyine yabifashe noneho kigiye nyine ari wowe kawe njye Domina kambyara gute barampamagara nako baraduhamagara nyine tujyayo umwana nyine dukora ubutabazi papa buretse gato wese uwo mwana kumbwiye ngo bamujugunye muri wese uwo mwana arapfuye uwo mwana ariho ese niba ariho arihe uwo mwana nzi ko ari we genda nzi ko ari uyu ako si wowe wasaze Domina sakambyara mu ruhe rwego nyine uwo mwana ntabwo yapfuye yarabayeho ariho nyine nicyo twashaka kubwira nako nicyo nagira nka nyine ngo nduhure umutima urabona umva mwana wa ni ibintu papa ari kuvuga nta kintu na kimwe ndi gutoramo ubundi cya mbere cyo Domina ubundi papa wo muziranye ute Domina kandi nacyo kintu cyonyine kugeza ubu ntari gusobanura kandi Domina nkubwira ko yigaga muri fayi byo kudoda no guteta ngiye niga muri serayi none kuba mwariganye ukaba uri kumubwira ngo mbimaze iki singwe nyine ko twatahanaga none habyara umwana muta muri wese hakorwa ubutabazi umwana turagenda turamutabara uretse ko mbese ni ukuvuga ngo papa ikintu yakoreye Domina yatabaye umwana wa Domina reba wa ngenge no kubivuga reba wa mugabo wambazaga ubyaranye na Domina wamubonye namubonye tugende rero tujye kumureba ubu kirakemutse niwe nkubwira ko namubonye jewe nanze no kumukubwira nagira ngo utirukanka ngo ujyeyo cyangwa utagiye ikibazo natuye hano hafi byari kuba ari amahano nyine natuye hano hafi ari n'imbere yawe imbere nyine uwo mwana bamubwiye ko uwo mwana nyine yumva n'amaraso ya kugira ngo mwaritse kunesha umutwe se papa ni ibiki muri gushaka kumbwira mutari gusobanura dore uwo mugabo wabyaje Domina ni papa wawe n'uyu nguyu n'uyu Domina twarabyaranye n'uyu nanze kubikubwira ngo utagira ikibazo nese mbabwire ibyo batambwiye koko wowe urahakana ko Domina ntacyo na kimwe muhuriyeho n'izina ry'Imana niba Domina hari ikintu ngiye mpuriyeho nawe Imana ihita inyica aka kanya ngira ngo mbaze ikintu kimwe hano haje abantu kundeba abantu baje kundeba Latifa ntawe wari uhari ndetse nta na kamera iri muri iyi nzu cyangwa akandi kantu runaka gashobora kuba gafata amajwi navuga ngo Domina yasize hano Domina yabwiwe n'iki imipango yanjye yabwiwe n'iki abantu bamukurikirana muri uru rugo ibyo bintu byose yabibwiwe nande birasaba abo ndenganyije pe ni ukuri rebera ahandi ntabwo ari ngewe ntabwo najya kubwira nese Domina najya kumubwira ibyo bintu ntamuzi koko ariko birasa uzi ko wasanga ahubwo Latifa biriya byose aba akora ngo yarahindutse ngo ni umwana mwiza abeshya ahubwo ari gushyira amakuru Domina kuko wamugana isuye ngo atazanye na Domina yabaye bimubwiye bahuriye cyangwa amubwiwe ni nawe ndabona pe ahubwo ni Latifa ariko wenda reka nkwereke ikintu cyo gukora so mama rwe umbabarire kandi nta kibazo wongeye ugaruke mu rugo yego murakoze mubyeyi ni ukuri murakoze Imana ibahe umugisha ariko ninsanga
ninsanga wowe hari ahantu na hamwe uhuriye na Domina cyangwa na Latifa, baca umugani mu kinyarwanda ngo n'ingwe ntabwo yari izi gufata ku gakara, yarabyigishijwe. Ntabwo ngewe nzirirwa njya gushaka ubundi buryo bwose bushoboka, nzemera nsange Latifa na Domina muri gereza. Birasa rwose nanjye tuzajyane, nugira ahantu ubona nkuriye ngewe na Domina, nanjye rwose ntuzansige muri iyo gereza uzajyamo, uzanzirike nanjye tujyane pe, nta hantu nziranye na Domina. bya bintu by'amaraso y'ubuto usanga nyine amaraso akina mu muntu. Amaraso y'ubuto akina mu muntu ntabwo ari ibintu navuga ngo nanjye wenda ngo ndabiteguye. Singira ngo wamubwiye ko ari ibintu byangwiririye. Ese twari turi kumujya kubikora cyangwa ngo ujya kugurira kandi kumwe nawe nk'umuntu mukuru nawe wakoresha nyine amarangamutima yawe. Ndekura urebye ngo ntabwo yabishakaga kubikora. Papa ndeba hano, murebe ndeba hano, murebe ndeba hano, papa ndeba hano. Mbabarira naraguhemukiye ariko nuko barumbwiza uko ibintu numvise nibyo ntabwo ari byo. Nyine mpamvu nari nanze kubivuga wa mwana we. Twumvaga ntitubikubwira nyine. Papa mbwiza ukuri ibintu numvise nibyo sibyo? Nibyo nyine umwana wa Domina papa ndagukarabye ngeze mu gihe kuba nakoresha umwuzukuru wanjye nyine umwana atagira ikibazo n'Imana yarakomeje kundinda nkaba ngiye kubona umwuzukuru nk'uko Aburahamu yabisezeranijwe. Maze iminsi ukorera mama, umva inkuru numvishe mu matwi yanjye. Domina ndagukarabye. Ni uko wari ukiri mutoya. Domina ni wa mukobwa wakuze yiga muri Fayagira amashagaga, ubona ari wa mukobwa nyine uba mu birere, nari umuhungu uri aho ngaho wicishiriza makeya. Ni ukuri ko Imana baza ntabyibuka ariko nakubwira wowe imico yawe ariko muri ntabwo azi ko n'igihe wafashaga abandi banyeshuri matigisimo. Papa ceceka bivuga cyane gutyo. Ceceka vuga kangahe rimwe vuga se ntuzurikiranye ivuga ngo rimwe kabiri gatatu ngavuga tumve vuga ngaho baratumva kangahe ngaho bara hera kuri rimwe vuga tumve hera kuri rimwe tumva ngaho bara kangahe ngaba dobara ngo rimwe kabiri gatatu kane gatanu no kugeza ku 10 mu cyongereza arabizi. baratumva ngabara ngo wani rwe bara twagiye wani bara ndakugurira shikarete bara ngo wani ngaho bara kugurira bomba ngaho bara bakugurira bomba wani mama rwe reka njyewe rero reka njyewe mbe nigiriye kuryama mube muganira nta kibazo. Wikoresha umwuka mwinshi umwana have niyo mpamvu nanze kubikubwira. Ngewe nari nzi kuri na kakana batoraguye muri wese. Kuki nitwa umwana wawe? Kuki witwa papa? Umwana kuri njye nishimira kuba ndi kuki witwa papa? Umunyamafuta ngana yawe. Ariko hari ibintu nakoreshwa n'imyaka ntabwo wandenganya umwana wawe. Iyo myaka nanjye iyo nkuru ye ngasubira inyuma nsanga ari imyaka nyine yambere imyaka igoye.
nababajwe ya myaka nyine amaraso aba ashyushye aziranye na Dome. Papa kukubabarira bizakugora. Mwana wanjye mbabarira, mwana wanjye mbabarira, mwana wanjye gerageza unyumve, ni amaraso y'ubuto, amaraso ubuto n'ubabarira. Abato bose barakubagana. waretse ibintu nk'ibyo ngibyo nyina kuko waretse ibintu nk'ibyo ko kumva baye umutima wanjye ushengutse umutima. Ubwo n'akana kawe kari kurira n'ukuri. Okay, kibyo tubireke. Urakoze kumbabarira. Bishatse kuvuga ngo maybe Domina ni mama wanjye. Bishatse kuvuga ngo Domina iranyamaswa ni mama wanjye. Uwo mwana ni nde? Oya. Yari yampakaniye ko atari wowe. Bizukuri. Papa ndavuze ngo bizukuri. Uwo mwana ni nge singe. Nibe wambeshe we mubwiza ukuri. Nibe wambeshe we mubwiza ukuri. Uraramuka ukoze ikosa ryo kumbe. Mwikisha kuyabikira Mariya mu rusengero. Uwo mwana ntabwo umwana ari umwari. Nkuko wabimbwe kuko ntabwo ari umwari. Ntabwo ari umwari. Ngewe niba mvuze ngo umutima wanjye uramenetse. Uwo mwana arihe? Uwo mwana niba atari nge, uwo mwana arihe? Sinshobora kuvuga kuri uwo nkuvuga ibice ni imbere yanyu n'imbere ya Roho Mutagatifu na Bikira Mariya. Papa amanyanga yawe maze kuyaga, Jewe niba nemere kugarukira Imana, uwo mwana ntabwo ari wowe, ahubwo wenda akunyira nko niba mutari wajya kubimuzanamo. Ntabinzanemo. Ivugire ku giti cyawe. Ntabwo nongera kukuvugira. Ivugire ku giti cyawe. Nakubashije ngo uwo mwana ni njye singe. Uwo mwana Sase c'est de Domina ni mama cyangwa si mama wawe. Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze